gaturi ariko karakize gasa nk'akari kujya ariko ntikirakira neza. none se bagenda kugeza ndarize ibere ryandarize kondo igenda nyereka ibiri hari wigise kimaze igihe kingana iki kigiye kumara mu kwezi ushima Imana ko ikurize kanseri ushima Imana ko ikurize kanseri y'ibere nabonye mareka zarifataho ukora atangiye kwikora mu operation ukora ariho arabyusa ibyari bibera bisohoka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yicaye Imana gutabara. Ntabwo ndi kuvuga byinshi. Amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ikimana handitse cyaracyanditse. Imana ishimwe. Jewe uko ninjiye hano numva umutima wanjye unezerewe. Numva nongeye kwishima, numva nongeye gusubizwamo imbaraga. Hari aho numva mbashije kongera kugera. Hari amazi mvoma, amazi iminsi niyo yaba ari umwaka maze hanze ntaza hano. Y'amazi mbana nayo. Amen. Icyanyuma nshima Imana, ndashima Imana ko nemerewe kuzajya nterana ku cyumweru uko Imana ibambere umugisha ikomeze kubandindira kandi ndabakunda cyane. Rero ku murongo waho wa mbere turagera ku wa gatatu. Nehemiya paje 471 mu isezerano rya kera. Yesu nashimwe. Haranditswe ngo uwo munsi basomera abantu mu gitabo cya Mose, basanga handitsemo yuko nta Mumowabu cyangwa nta Mumoni cyangwa Umumowabu uzajya mu iteraniro ry'Imana iteka ryose, ngo kuko batasanganije Abisirayeli imitsima n'amazi, ahubwo bakabagurira kuri Balamu ngo abavume, ariko Imana yacu ihindura umuvumo kuba umugisha. Nuko bumvise amategeko baherako barobanura mu Bisirayeli ikivange cy'abanyamahanga cyose. Mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amena. Reka dusome n'idengere hano muri Yohana kugira ngo ducogoze uburyo mwete. Yohana urwandiko rwanditswe na cyangwa ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 ku murongo waho turasoma 22 gusa, ariko twakagombye gusoma twahera ijuru kugira ngo mubyumve. Haranditswe ngo bandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma kuko ahantu bahambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. 22 nashatse ko dusobanutse ngo Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse ntacyanditse. Reka Imana yacu icyubahiro. Dushimye Imana rero ko twemereye kuba turi hano. Dushimye Imana ko twemereye kuri uyu munsi wa none guterana kwera. Amena. Reka ariko mbanze nta gitangazo ritoya. Enda kamera ngo basanganitswemo yuko nta Mumowabu nta n'Umumori uzigera ajya mu materaniro y'Imana y'Abisirayeli. Ngo kubera iki? Ngo kubera yuko batasanganije imitsima n'amazi Abisirayeli igihe bari bagiye kugera mu gihugu cy'iwabo, ngo ahubwo bagatanga ibiguzi kuri Balamu ngo kugira ngo ajye kubavuma. Haleluya. Ngo ariko mu cyimbo cyo kubavuma Imana ihindura umuvumo umugisha. Amena. Haleluya. Ngo bakimara kubyumva ngo noneho baratangira kurobanura uruvange. Ijambo uruvange ngo mu iteraniro ry'Imana bararusohora. Yesu nashimwe. Amena. Haleluya. Tugiye kuganira ku magambo yitwa gusohora. Ibidahesha Imana icyubahiro.
Imana igiye gusohora ibitagira umumaro mu murimo wayo cyangwa mu bana. Haleluya. 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 Mabasanya muri icyo gitabo uyu munsi ndakwiginze niwigurira igitabo cya Mose ahubwo wowe wisome. Wisome. Wibere umushinjacyaha, wibere n'umucamanza wawe, nurangiza ntabwo uri bwisore ahubwo ugira ibyo usohora. Kuko hari uruvange ruri muri wowe, ariko Imana idashaka, Imana itishimiye, Imana idakunze, kandi urwo ruvange Yesu nashimye. Haleluya. Rugiye kukubuza imigisha yawe bitewe n'iki? Nuko umwigisha aratubwira ngo amatwi y'Uwiteka yaba ku minwa y'abagororotsi ngo yumve ibyo basaba, ngo ari ku gitsina cy'Uwiteka gihora ku nkozi z'ibibi. Haleluya. Ntabwo Imana, Yesu nashimwe cyane, ye Uwiteka bwabise ngo mwivangure n'amahanga, musibye no kwivangura bari muzashake n'abakobwa babo bakari n'abahungu banyu. Haleluya. Ntibazemere kurwa abakobwa babo. Haleluya. Igihe kirageze cy'uko intama ziva mu birura kuko ibirura bimaze kuba byinshi bisumba intama bwinshi. Haleluya. Umunzani umaze kugira gute? Kugenda ibibi biba ari byo bijya hasi, kuko biri hasi bijya byo bimeza byinshi. Yesu nashimwe. Ariko uyu munsi icyo Uwiteka dushakaho, mesaje Uwiteka aduhaye ni ukutubwira ngo haleluya. Ariko reka data nimureke mbabwire akantu gatoya. Mu rugendo rwawe nk'uko twabyumvise bwa mbere, banza urebe iruhande rwawe ibumoso bwawe, urebe uburyo bwawe, hanyuma urebe ko niba nta mugore muri kumwe cyangwa umumo wawe. Muri korari murebe ko nta mugore cyangwa umumo wawe ubarimo. Mu bavugabutumwa, mu bakristo, mu badiyakoni, muri protokole. Kubera iki? Kuko umugore n'umuwabu nta kindi azana usibye umuvumo, ariko Uwiteka azahindura umuvumo umugisha. Amena. Haleluya. Ikintu waba utegerezwa kumera cyangwa gukora ni ukubanza kugenzura umuhomo wabo n'umumori uko bakuri impande. Iyo bakuri impande, haleluya, ujya kuzamuka mu maboko ugarukire hagati, urongera urasinye, ujya gusemuka mu isengesho ugenda rizamuka. Kubera iki? Kuko umumori n'umuwabu bahora bagutangira ikiguzi ku badayimoni kugira ngo haleluya amavuta yawe ntazigera atera imbere. Mwabaye mutariko. Amen. Amen. Iyo ukorana mu kazi n'umumori n'umuwabu bahora baguteranya kugira ngo ube ari wowe ubarizwa amakosa yose yakozwe mu kazi. Iyo ukorana n'umumori n'umuwabu, iyo ukora bizinesi, ahora azana imiti y'abapfumu agahora ashyira muri bizinesi yawe. Iyo uri kumwe n'umumori n'umuwabu. Amena. Iyo uri kumwe n'umumori n'umuwabu, iyo muri kuba mu itorero, iyo muri mu nama y'itorero, haleluya. Haleluya. Muri ibyo aba ari kontrere y'ibyo abandi bavuga. Yesu nashimwe. Icyo nabatangariza kimwe ni uko umumori n'umuwabu batubaha Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bagakana imbaraga zabo. Amena. Bambaye uruhu rw'intama ari abaseganjyana. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu abo bantu bangurunuka bajya mwuka, kubera yuko abanyamwuka barabatwika ntibabashe kugera ku byo bagambiriye. Amena. Ese murahari? Niba mwari tuzamura ikiro cy'Imana. Yesu
Yesu nashimwe. Amena. Haleluya. Iyo uri kumwe n'umumowabu n'umumori, iyo ugiye gutera intambwe ntabwo bagusunika bakujyana imbere, ahubwo bagusunika bagusubiza inyuma. Haleluya. Iyo uri kumwe n'umumori n'umumowabu, buri gihe uhorana intimba n'agahinda ku mutima. Bitewe n'iki? Haleluya. N'ibyo bagukorera. Haleluya. Yesu nashimwe. Abanyarwanda baciye umugani neza baravuga ngo guturana n'umugome cyangwa umurozi ngo wagera gutera baturana n'icyo kuvuze, ariko guturana n'umugore n'umumowabu noneho. Amen. Haleluya. Kuko abagore n'abamowabu ni n'abantu basobanukiwe neza ibyo bakora, ni n'abantu bazi neza ibyo barimo, ni n'abantu bajijukiwe inzira banyuramo, babikora babizi kandi babishaka kandi bafite intego. Kandi bafite intego. Amen. Ariko icyo dushimira Imana, haleluya, ni uko Imana itajya yita ku byabo, nijya yita ku magambo yabo, nijya yita ku byo bakora, nijya yita ku byo bagusabira, nijya yita ku byo bagukorera, nijya yita. Haleluya. 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 Icyo nicyo dushimira Imana, kuko nijya yita ku migambi yabo. Ijambo ryanditswe neza, Yesaya ibice birindwi ku murongo wa karindwi, ngo imigambi yabo ntizasora, n'inama zabo ntizizasora. Haleluya. Haleluya. Muri Yesaya 14:24 akatubwira ngo muwihorere, uko nabigambira niko bizaba, kandi uko nabitekereje niko bizasora. Imana yacu icyubahiro. Niko bizasora. Haleluya. Haleluya. Imigambi yabo ntizasora, n'inama zabo ntizizasora, kuko Imana irabazi nayo. Irabazi. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Hari igihe babikora mu bwenge bwabo cyangwa muri tekinike zabo, bakagira ngo ntawe ubazi, ntabwo twe twabamenya, ariko mu bitabo baranditswe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abo bamaze gucirwa witeka. Amena. Ijambo bigiye gusoma bijya ku karubanda, ijambo bigiye kugaragara, ijambo ry'Imana riragaragaza ubupfu bwabo. Haleluya. Bugiye gushyirwa ahabona. Yesu nashimwe. Ibyaba byiza rero ni uko bagira gute, ni uko bakwihana bigishoboka. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo haleluya. Haleluya. Ngo nimwambaze Uwiteka akiri bugufi. Akiri bugufi. Kuko hari igihe muzamushaka ari bugufi. Kuko hari igihe kizaza. Hari amagambo nakunze yo kuwa gatanu twose twigisha, avuga ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye cy'uko abasenga by'ukuri ari abasengera Imana Data mu mwuka no mu kuri. Ngo abo bonyine nibo Imana ishaka ko bayisenga, ntabwo ari abasengera Yerusalemu cyangwa se ku misozi hejuru, ntabwo ari Abayuda gusa cyangwa se Abasamariya, oya, ahubwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka wese iramwemera, itarerera isekuruza, itarerera amamuko wese. Amen. Pawulo yaravuze ngo rero, haleluya. Haleluya. Ngo dushime Imana yuko tutakirebera mu bisekuru, tutakireberwa mu bisekuruza byacu,
kuko twahindutse abana b'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Iyo biza kwameze gutyo, haleluya. Reka mbabwire akantu kamwe bene data. Imana igiye gukora idakurikije kavukire y'umuntu, idakurikije ibisekuruza by'umuntu. Iriya mutsi ikurikije ibyo, wowe ushobora kuba ntacyo wabona. Ariko kuko itakigendera ku bisekuruza na kavukire y'umuntu, ahubwo igiye gukora ikurikije icyo yavuganye nawe. Haleluya. Itangiriro 28:15 ngo Imana ibwira Yakobo, iravuga ngo Yakobo, ngo dore ndi kumwe nawe. Nushaka abantu babe barakuvuyeho, Imana ubwayo nawe uri kumwe nawe. Haleluya. Baramaze nibagende, wowe utunganira Imana gusa. Numara gukundwa n'Imana, Imana izagukundisha abantu, abantu bazana ibintu. Haleluya. Haleluya. Ariko bareke bagende. Ubundi ko ari abantu b'Abamowabu n'Abamori, ubundi usibye imivumo ikindi bakuzanaga ni iki? Nta kindi ni imivumo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo musohoke muri Babuloni, ngo kuko ibyaha byabo byamaze kuzamuka, byamaze kugera ku ntebe y'Imana mu ijuru. Ngo wowe gusengera ku byaha byabo, ngo kugira ngo udahanwa n'ibyago nawe, ngo kuba Babuloni igiye kurimbuka. Ibyo urabisoma mu byahishura Yohana ibice 18 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 4. Niko byanditse. Tandukana n'Abamori, gutandukana n'Abamowabu nta gihombo kirimo. Gutandukana n'uruzi, gutandukana n'umunyamagambo, gutandukana n'ucura imigambi mibi, gutandukana n'indyarya, Haleluya. Nta gihombo kirimo, ahubwo ni inyungu. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Ngo babasura mu iteraniro ry'Imana, ngo barangije baragenda, ngo na bugingo n'ubu, ngo kubera ko batasanganije Abisirayeli imitsima n'amazi, ngo ahubwo bakabagurira kuri Baramu ngo ajye kubavuma. Haleluya. Reka mubwire nshuti y'Imana, ntukangwe n'imivumo bakuvumye, ntukangwe n'ibitutsi bagututse, ntukangwe n'amagambo bakuvuze, ntukangwe n'ibitego baguteze, ntukangwe n'icyo bakoze abo Bamori. Haleluya. Haleluya. Imana wizeye, Imana ukorera, Imana murengeze n'umutabazi wawe, yaravuze ngo nzagutegekera abamarayika, bazagutera amaboko yabo, bazakuramira amaboko yawe, ntabwo uzakubita ibirenge byawe ku ibuye. Hanyuma ngo azatanga ingabo nyinshi ngo zizapfa ku bwawe. Ishema na Etiyopiya ngo watanze icumu ku bwawe. Yesu nashimwe. Arangije abwira Abayuda n'Abisirayeli igihe bari bayobowe n'umwami Yehoshafati, ngo Abasiriya babateye, ngo arangije ngo bavuga ngo mwimanukire gusa muri icyo kibaya mwireme intego. Ntabwo mwirirwa murwana, muraza kubona agakiza Uwiteka bazanira. Ngo abo babonye, abo Bayisirayeli b'Abasiriya, ntabwo musongera kubabona ukundi. Imana ikabisaba ngo bahita mwabo b'Abanyegiputa, ntimusongera kubabona ukundi. Hari umumori wari uri ku buzima bwawe, wakugendagamo imivumo. Haleluya. Hari Umumowabu, ariko uyu munsi baruganye nawe, ngo barasohotse. Barasohotse. Basohotse muri bizinesi zawe, basohotse mu rugo rwawe, basohotse mu kazi kawe, basohotse muri karitsiye. Haleluya. Kubera iki? Kuko bavumye utavumika, barwanyije utarwanywa. Haleluya.
haleluya. Imana ije kugira gute? Kubivunjamo umugisha. Barabikoze, barabikwiye kubikora kandi babikoze igihe kirekire, ariko Imana, haleluya, ngo Hamani amaze kumanika igiti cya mikono 50 cyo kubamo Moridekayi, ngo umunsi mu mwami ngo abura amahoro, ngo bazana igitabo cy'ubucurabwenge, ngo barasoma, ngo basanga hari umuntu wigeze kuburira umwami igihe abarinzi b'ubwami bari bagiye kwica umwami batereshe, haleluya, ngo noneho mu mwami araza amasaba umuntu, uwo muntu wihanganiye mu murimo, uwo muntu wihanganiye muri korali, uwo muntu wihanganiye muri vugabutumwa, uwo muntu wihanganiye mu buyobozi, uwo muntu wihanganiye imiraba n'imiyaga, hari ikintu baba hari ikintu baba yaba yarahera, haleluya. Ahubwo basigaye baza ngo Imana yawe iri he? Ariko ijambo riraje, mesaje iramanitse, iravuze ngo umuntu akira kwibukwa mu izina rya Yesu, akira kwibukwa mu izina, Uwiteka arakwibutse, ijuru rirakwibutse, haleluya. Baravuze ngo uwo muntu, nubwo abantu batakwibuka, ariko Imana irakwibutse. Ariko muraho, amen. Iratwibutsa yuko abyara itumaze umubabaro, twatewe n'abagoye n'abamowabu, iratwibutsa, haleluya. Mureke tuyizamurire icyubahiro, haleluya. Amarira rumaze iminsi urira, umubabaro umaze iminsi ubabaye, agahinda rumaze iminsi ufite, uyu munsi Imana irakwibutsa, irakwibutsa. Ntabwo ari umwana w'umuntu, ahubwo ni Uwiteka. Aravuze ngo si uwo muntu hari igihembo yaba yaraheye, hari ishimwe yaba yarahawe, haleluya. Barangije ngo ntaryo, ni ukuri ntacyo urabona, imbara wagendeye imisozi, mbere wagendeye ubutayu, mbere warariye abari, mbere wiririje, haleluya, ntacyo urabona, nta na kimwe, haleluya. Abantu barabizi nabo baravuga ngo si mbere wirukiye n'iki cyahindutse ku buzima bwawe, ariko haleluya. None reka tuvuge n'abanyabutaro nabo, igihe kirageze nawe ko ibyo watekeye gukora agataro kije, nawe ko mu mashyi, amen. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga buri wese ajya yikarasa muri kategori ashaka, ariko nyamara ibyo ushaka si ibyo Imana ishaka, ibyo wiyumvamo si ibyo Imana ikwiyumvamo, kubera yuko ntabwo urisobanukirwa. Impamvu utarisobanukirwa ni uko ubona wowe ntacyo uricyo, nta n'icyo waba, nta n'icyo uzaba, kandi Imana yakureba ikakubonamo umuntu ukomeye cyane. Kubera iki? Kuko ijya kukurema hari purane yashyize ku buzima bwawe, kandi iyo purane yashyize ku buzima bwawe ni iyo kwihesha icyubahiro. Niyo kwihesha icyubahiro. Niba utabizi rero, niba dusomereye muri Yesaya 64 ku murongo wa 2 n'uwa 3, hanyuma wumva purane y'Imana ku buzima bwawe. 61 ku murongo wa 2 n'uwa 3 cyangwa n'uwa 4. Mwageze se basome twumva, kadusome mu izina rya Yesu. Nuko aho wa 2 avuga ngo kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, n'umunsi izahoraho inzigo. Iyo nzigo nayo yenda twayivugaho gato, no guhoza abarira bose, no guhoza abarira barishwe n'abamowabu n'abamori. yantumye no gushyiriraho itegeko ab'Isiyoni, haleluya, haleluya. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'Isiyoni. Avuga mwakubise neza, gacogoro
nkavugaho gatoya. Yantumye gushyiraho itegeko ab'isiyo barira mu cyimbo cy'amarira ngo bagere gute yo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. rekera aho ngaho nyine. Yesu nashimwe. Amena. Ngo kugira ngo ashyireho itegeko ry'Abisiyoni, ni ukuvuga ngo ayandi mategeko yose abadari tuzamura icyo cy'Imana. Zamura cyane mama. None mwese muraho ngo cyo gushyiraho itegeko ab'Isiyoni, ni ukuvuga ngo ayandi mategeko yose ataye agaciro. Hagiye gukora itegeko ry'Imana. Haleluya, haleluya. Bisobanura ngo amategeko y'abarozi ku buzima bwawe ataye agaciro, amategeko y'abapfumu ataye agaciro, amategeko y'abanyamatiku ataye agaciro, amategeko y'abagambanyi ataye agaciro, amategeko y'abatwazaga igitugu bose ataye agaciro, amategeko y'abahamani yose y'ibiti bagiye kukumanikaho ataye agaciro, amategeko y'inzobo zasongejwe n'amiliyari zo kwa Nebukadinezari ataye agaciro, amategeko y'amatanura yanyegejwe karindwi wari ugiye kurowamo ataye agaciro. Hagiye gukora itegeko ry'ijuru. Haleluya, haleluya. Hasigaye itegeko rimwe rivuye mu ijuru ngo genda ushyirireho Abisiyoni. Amena. Abo bariraga hanyuma ubaha amavuta y'ibyishimo, abambaye ibigunira. Haleluya. Ubahe amavuta y'ibyishimo n'abari babirabuye ubahe. Yesu nashimwe cyane. Amena. Abambaye ibigunira bagendeye muri ibyo ngo kugira ngo bagende, ariko Uwiteka yahagurukije aho abadayimoni babashize. Uwiteka yahagurukije ibyanyu. Uwiteka yahagurukije. Haleluya, haleluya. Ibyo bari baraziritse, ibyo bari barafunze, ibyo bari barangije, ibyo bari haleluya. Uwiteka ngo genda ubabwire bahaguruke. Nimuhaguruke mu izina rya Yesu. Kuko Uwiteka aravuze ngo mugiye kwitwa. Mugiye kwitwa. Bisobanura ngo amazina yandavuyeho. Amazina y'abarozi, amazina y'ubukene, amazina y'ibyago, amazina y'amukafita banyiranambara. Haleluya, haleluya. Banyirazamurere icyo Imana yamumereye. Sibyo? Ya magambo, ya mazina y'agahinda, ya mazina y'ubukene, ya mazina yaya yo muri karitsiye baguhibye kubera uko bakureba. Ubuzima uri bw'ubundi nibwo bugwize. Mwari mubizi? Mukwita izina, ariko Uwiteka yavuze ngo genda ubabahore bose bagoswe n'ibyo byose, kuko ubu ngubu bagiye kwitwa. Haleluya. Igiti cyatewe n'Uwiteka kandi ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuyaga, kugira ngo bagende bitwa ibiti byatewe nanjye, kugira ngo bameshe. Namwe mugiye kugenda mutanga icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana kibagaragaraho, ubwiza bw'Imana bubagaragaraho. Haleluya, haleluya. Aravuga ngo kugira ngo bagende niko Uwiteka ategetse, kugira ngo mwitwe ibiti byatewe n'Uwiteka, kugira ngo mugende mumuhesha. Imana ije kwirwanakuye mu cyubahiro cyo gishyize hejuru. Yavuze ngo nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Ubu rugamba rugiye kuba urw'Uwiteka. Imbaraga zimanutse kurwanya abarwanya icyubahiro cy'Imana. Yesu nashimwe. Tugeze ku magambo ari muri Yohana, aravuga ngo
Pilato abatambyi bakuru nabo erega ibikurwanya ni ibinyembaraga ibyaguhaguruke ni ibinyabubasha ni ababwiye ngo Abamori n'Abamowabu ibyo bakora barabizi kandi barabisobanukiwe. Amena. Ese turi hano? Ese nibyo cyangwa se nibyo? Arangije ngo baramubwira ngo iryo rwandiko n'uruvaneho ahubwo wandike ngo Yesu Nazareti wiyise umwami w'Abayuda. Hanyuma Pilato barababwira ngo icyo nanditse nacyanditse. Niba umwana w'umuntu adashobora guhanagura icyo yanditse, haleluya! Imana ivuganye nawe ngo icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Bashaka bahaguruka. Yesu nashimwe. Haleluya. Kwa gatanu rero ndigisha amagambo avuga ngo Mana uhagurukana umujinya wawe kugira ngo urwanye ibyashegeye kurwanya. Ayo magambo murayizi? Byashegeye kurwanya. Hari ibyasheze. Urazi umuntu yasheze ntabwo agirwa inama. Gushega murakizira. Yesu nashimwe. None rero haleluya. Bishege bihaguruke bizane ubukana n'imbaraga bihagurukane n'ibyabo n'ibyabo bose, ariko icyo Uwiteka yakwanditseho yaracyanditse. Icyo Uwiteka yavuze ku buzima bwawe yarakivuze. Haleluya. Nibyo byagamba twavuze ngo nubwo Baraki yatanze ibiguzi kuri Balamu wajya kuvuma Abisirayeli, ariko ngo mu cyimbo cy'ubuvumo Imana ibaha umugisha, kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo urubyaro rwawe nzaruha umugisha, ngo kandi nzaruha n'umugisha uzarusabira umugisha, uzaruvuma azaruvuma. Haleluya. Bageze rero i Siponi bigurira umwami wabo witwaga Baraki, atarazi amakuru, atarazi amateka, atarazi iby'Abisirayeli, ngo atange ibiguzi bajya kubavuma. Hari abantu bagutangiye ibiguzi ariko ntabwo bakuzi. Hari abantu bagutega imitego ariko ntabwo bakuzi. Haleluya. Nk'uko Hamani igiti yashinze aricyo yabambweho, nawe ibyo bagutega nibyo bizabagarukira. Hajya muntu uzanditse gutya. Yesu nashimwe. Muri Yesaya 49 ku murongo waho wa 13 haryanditse gutya. Mwadusomye Imana. Ndumva ndonegera kurangiza. Ndumva nshaka ubuturu gatoya gusa hanyuma nkajya. Na gatatu. Usome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya. Yesaya 49:13. Haranditse ngo Uwiteka aravuga ati. Ese wahera kuri 25. Tubareba kugira ngo tutagira dutiza. Naho ni 19:25. Usome mu izina rya Yesu Kristo 25 handitse ngo ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye, abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo, kandi iminyago y'abanyamwaga kandi iminyago y'abanyamwaga izarekurwa, nayo izarekurwa, kuko ari jye uzakurwanira, kuko ari jye. Haleluya. Uzareka ababwire inshuti yanjye n'iminyago y'abanyamwaga. Hari abantu babona n'ukuri ariko bakakwiremeza ntibemere kukuvaho, ntibemere kukureka, kandi bumvise imuzi ndetse n'ibihamya bibereka yuko uri umunyakuri nta cyawe, ariko bakavuga ngo jyewe ndamugenza uko nshaka kubera umwanya wanjye, ariko Imana yavuze ngo nabo nzabakurayo. Haleluya. Ihereye ku bakomeye ijya no ku banyamwaga. Hanyuma komeza. Kuko ari jye uzakurwanira, kuko ari jye uzakurwanirira kukurwanya. Komeza ariko ndashaka ipfono. kandi nzakiza abana bawe, kandi n'abana bawe. Ntabwo ari wowe gusa. Iyo uri gukorera Imana uri ucira inzira abana bawe.
turumvikana n'abagukomokaho bose bazajya ku migisha yawe. Komeza. abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye, kandi abantu bose bazamenya ko njye Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe. Haleluya! Abantu bose bazamenya yuko njyewe Uwiteka ari njye ukurwanira, ari njye mucunguzi wawe, ari nanjye. Haleluya! Uwiteka yavuze ngo abo ngabo bakurwanya nzabagaburira inyama zabo zo ku migongo yabo, kandi bazasinda amaraso yabo. Bivuga iki? Bisobanura ngo ibyo bari bagukorera nibo bigiye kugaruka. Turumvika? Nibo bigiye kugira gute? Uburozi bwabo nibo bagiye kubujyana baho, ubugome bwabo nibo bagiye kugarukirwa nabwo n'abantu. Ibibi byabo byose bakukoreraga, Uwiteka aze ngo nzabagaburira inyama zabo, kandi bazasinda ayabo maraso. Hari abantu bumva utabaho bakanezezwa nuko bakujyanye Rusoro cyangwa Nyamirambo, ariko humura, imetero zisigaye ntabwo zizaba izabo, ahubwo zizaba izaba wowe n'abambo bawe. Ntabwo mbavuze. Amena! Kubera iki? Kuko Uwiteka ari umucunguzi wawe, akaba ari we mutabazi wazakurwanirira. Haleluya! Turangirije kuri iri jambo rivuze ngo icyo nanditse nacyanditse. Ndagira ngo mbwire rero abarushywa n'ubusa bashake biragaragara icyo Imana yakwanditse yarakivuze, icyo Imana yavuze kuri we yarakivuze. Nubwo abasimu b'ikuzimu bafunguka, ijambo ry'Imana rivuga ngo jyewe. Haleluya! Imana ibwira Yeremiya mu gice cya 12:12, uruzi iki? Ati muzi mu niyo murinzi. Ati uko niko n'ijambo ryanjye. Haleluya! Ngo kandi narisohoza yabwiye Yakobo ngo dore ndi kumwe nawe mu Itangiriro 15:15, ngo kandi sinzagusigana n'abantu gukora ibyo navuganye nawe, ngo nzakurinda aho uzaba uri hose kugeza igihe nzaza gukora ibyo navuganye nawe. Humura, icyo Imana yanditse ku buzima bwawe nicyo yavuze ku buzima bwawe. Ntutinye abadayimoni, ntutinye imyuka y'abarayi, iy'abacwezi, iya nyabibi, iy'ibitero, iyo niyo igutera ubwoba. Ntutere ubwoba n'abaguhagurukiye mu kazi kawe. Icyo Imana yanditse yaracyanditse. Niba ari Imana akazi yaguhaye, abana bo muzakwirukana. Niba arakubakiye urugo, abana bo muzabuze. Haleluya! Icyo yanditse yaracyanditse. Niwe nayamashyi. Yesu nashimwe. Reka Imana yacu icyubahiro. Ariko se niyo nigendagenda gutya batera ikibazo? Bibatera ikibazo? Yesu nashimwe. Amen. Ndashaka kuvugana n'umwana w'umukobwa. Niba ari n'umutamu wowe nyine. Haguruka tuvugane icyo ushaka kukubwira. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Imana yanjye mu buzima bwawe bwaratswe n'agahinda n'umubabaro. Urumva? Kandi ikindi cya kabiri, wowe mu rusero rutagira iyo mva niyo rujya. Urusero ruraruzi na bugingo n'ubu. Siko biri? Wisabiye gupfa inshuro nyinshi. Urabizi? Ariko Imana ntiyatumye biba, yarakurinze. Ikwima umushinga w'abadayimoni bagira ngo bakurinde, ariko Imana ibana nayo kugeza n'ubu. Haleluya! Amen. Hari igihe bagutereje imyuka yo kugusaza. Ururanyuma kugira ngo urukane mu gasozi batangiye kwipfura mu misazi. Urava mu kuba witwa no gupfa, ariko umura imbere y'Imana. Haleluya! Amen. Yari izi umugambi yakubikiye kugeza uyu munsi. Yari izi igituma utariyahuye kuba waravuye mu buzima. Ari nayo mpamvu irukana nawe gukorera. Haleluya! Ije kuguhindurira amateka, kandi ije kukurwanira, kandi ije kugucira inzira. Haleluya! Irakubwiye ngo
nubwo nta mwana w'umuntu wagira icyo akora ku buzima bwawe ariko aje kubikora nubwo ntawe wigeze agucira akari ubutene uzasoma muri Ezekiyeli 16 uzasanga unoza mesaje yawe ariko Imana yambwiye ngo nubwo ntawe wigeze akwereba n'amaso y'imbabazi ariko ije kukugira neza kuteturura urumva uhora urwaye mu mutwe ukumva arakora iteka ryose siko bimera wamara igihe kingana iki wavugiye kuri mikrofone tukumva ariko igihe kinini ntabwo ubyibuka ni nk'imyaka ingahe nk'imyaka 5 umutwe udakira amen Yesu nashimwe nagiye konda mbona ni ibintu bakoherereza kandi bivuye muri za gakondo ziwanyu hari amakuru bizi yose urayazi nari mbaje amena haleluya ni za gakondo ziwanyu Imana ishimwe ko nawe ubizi ariko uyu munsi Uwiteka acagagura iyo migozi acagaguriza gakondo zawe barabuze guzapfa nabi niyo magambo bakubwiye kandi barakuvuma ariko uyu munsi umuvumo wawe umugisha siko biri haleluya amena haleluya amena haleluya Imana irahindura umuvumo umugisha kuko uyu munsi ni Imana yaje guhindura ibidahindurika nimwaye Imana icyubahiro irakubohoye gakondo ziwanyu bagutambiye igitambo ntiwabimenya urumva ariko kuko uri imbere y'Imana ibyaba n'abantu batamenya Imana irabizi niyo mpamvu uyu munsi kuboha iyo migozi kandi byari byarase kuri wowe umunsi birahushya iguhindura amateka y'icyubahiro mu izina rya Yesu amena icyo yanditse nta mwana w'umuntu ushobora kugikura cyangwa kugihindura Yesu nashimwe kandi komereze n'igendagende nanjye numbuza kugenda izi nzira nicyo bazisigiye Yesu nashimwe reka tuzamure icyubahiro cy'Imana mu izina haleluya ndashaka kuvugana n'uwo nguwo nanze kunyura aho ngaho wowe nyine mwegeranye nanze kunyura aho ngaho ngo batahe Yesu nashimwe amena Imana yambwiye ngo uhora ubyimbye mu nda wambaye mikrofone niko biri cyangwa siko biri wamara igihe kingana iki kinini kingana iki nicyo dushaka kumenya hashize nk'imyaka 6 wumva ubyimbye mu nda ikindi cya kabiri uhora umutwe wumva ushaka gusa nkaho gukira urabizi ukasa nk'ushaka kurwara ubukene byo biterwa n'iki ukumva ugiye gucyana ikindi cya gatatu Yesu nashimwe amena haleluya ujye ufatwa n'ibintu bikagufata bimeze nk'ibyo bita ngo ni nk'ibirya cyangwa biti bitakubereye cyane ukumva neza kandi n'ibyo wumva uko ari bibi ntabwo ari akaguruka byo bimara igihe kingana iki nyine si tuzi igihe bashakira n'igihe kingana iki ushatse baciye igihe kingana iki ushatse kinini wibuka igihe washakira ubwo wagiye nijoro kuko buriya yahoraga ntazi igihe yagiye hashize nk'imyaka 5 ibyo bintu bifite vukiraho mikrofone neza twumve ipusi isa mu buriri imeze
nyine n'ibyo baguterereje, ariko uyu munsi ni umunsi wo kubohoka. Kuko ijambo ryatubwiye ngo kugira ngo babohoke bitwe ibiti byatewe n'Uwiteka bagende bagira gute bamuhesha. Reka musenge. Mana katika jina la Yesu wa Nazareti, ndananiza imbaraga zose z'umwijima zamukoreragaho, ndananiza imbaraga z'abarongi, imbaraga z'abacwezi, imbaraga za nyabingi, imbaraga z'ibitega, imbaraga z'amahembe, imbaraga zose zaje mu ishusho y'ipusi, abazimu b'ikuzimu, abo mu mashyamba, abo mu mazi, abo mu nyanja, abafashe muri uyu mutwe, abafashe ku gatuza, abafashe ku bibero, ndabananije katika jina la Yesu wa Nazareti. Hamagaye imbaraga zawe zibohora, hamagaye imbaraga zawe zirukana abazimu n'abadayimoni katika jina la Yesu wa Nazareti. Ndakubwiye ngo murekure, va bose bafashe hose, rekura uyu mutwe, rekura mu nda, rekura mu bibero bye, ugende ubuzima bwe buzabukire. Urakoze barakumubohoye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ntabwo twice bakora, uzagaruka kwa gatanu nta na kimwe kikiguriwe kuko byarangiye. Amen. Itwana nacu cyubahiro. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Amen. Yesu nashimwe. Icyo Uwiteka yise gutenda, icyo yanditse yaracyanditse. Nawe ukunda kuri bagatuza. Yesu nashimwe. Amen. No, Imana nyereka hano hawe. Leko biri siko biri. Umuntu n'umweka cyangwa isema cyangwa kuva. Ugasema cyatuma yaba bitari bibana. Kwa kubabaza. Siko bimeze. Kiti cyakandi ufite ikibazo mu kanwa. Ntabwo ndi kukivuga icyo ngicyo. Amen. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Ikindi cyane cyane mu bitugu byawe ujya wumva kuremera cyane kumva ameze naho ari mu kintu cyabameze ubusizi ubona wumva kwemeza gutandukanye. Maze njye nawe kurya kingana iki cyobo ibanga hakurya ntabwo utanga ntabwo utanga. Uyu munsi izi saha uyu munota Uwiteka. Amen. Rusika ramabashikaramani. Uwiteka yambwiye ngo aje gukura imbaraga z'abazimu n'abadayimoni z'amaguru kashigerera. Imbaraga z'inyatsi. Amen. Ibintu ukora aho kugira ngo bitere imbere cyangwa se kugira ngo ugere utabona bigenda umuyaga kugira ngo cyakuhuha. Bigenda bidasaba serivisi. Mubone hawe uva cyangwa wiki. Reka fate aho ukaguma wizungurukaho cyangwa se usa naho ariko ishusho itagaragara. Ariko mu izina rye iraganira kimwe wayisabye, kimwe wagambira mu mutima wawe ukacyifuza ukamutima n'umurere iki nahise n'ibiyikuza. Igendera kuretse ntiwawuhise kubera icyo kintu nashatse gutangariza, ariko Imana yagikoze neza. Imana ikinguye imiryango abazimu n'abadayimoni bari barafunze ko bavuga gusa ninakwaburaga n'abaca amafaranga bazaca mu mifuka itubutse. Waje kujya ugeze hano barakiza mugatuza ubu ntacyo, ariko waje kumereza muri make ibintu byose wumva byarangiye kuko wageze Siyoni. Iyo ugeze Siyoni utamarira n'agahinda. Urumva yaje bimubabaje ariko ugeze hano biragenda. Ntabwo dushaka no ko binagutegera mu nzira uvuyeyo, ahubwo reka tugusengere tubyice ugende. Si byose abamwe n'ababo tubakubita basohoka bagenda. Mana katika jina la Yesu sana tutasengeye uyu mwana wawe murambitse biganza imbaraga zose zamurwanya, zamurwanya, zamurwanya
ndazinanije zikubise hasi mpamagaye imbaraga zibohora zibohore muri inda zibohore muri uyu bitugu zibohore aho yararwaye hose mu gatuza mu izina rya Yesu ndetse zibohore ibyo byose abazima n'abadayimoni bivanzemo mu izina rya Yesu kugiye kuvanga ukore mu ruvange ye kuvanga usige umugisha wawe usige Imana ibyiza byawe usige Imana iby'igikundiro byawe usige ibisubizo byawe ndamusengero sikara papa shikaramando ni nisi wayazegerere some imbaraga ze zimuzungurika mu cyo mwakire uhereye no umuhindura amateka urakoze kurukoze mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Mbonye ari inyenyeri yawe yarazinye Imana yongeye kwatsa ku buzima bwawe. Yesu nashimwe. Amena. Ese irashoboye cyane ishoboye. Ese irakora cyane ikora. Reka tuyikomere amashyi tuyishime. Amena. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Nubwo byari byinshi byo gukora ariko hari byinshi bisigaye bindi byo gukorwa. Amena. Ndumva twasubikira aha ngaha ntabwo turangije ariko umurimo w'Imana uracyakora kandi uracyakora. Amen. Yesu nashimwe. Tuyihe icyubahiro. Mbega mesaje nyinshi we. Ntimukashe. Amen. Amasaha. Yesu nashimwe. Reka mbere kutajyana y'umuntu wenyine ngiye kwivuga. Haguruka ntabwo tubazaho ngaho. Wenda usibye ko ari Uwiteka wabaye mu bantu. Amena. Iyo ataza kubaho uba wirabura nanjye. Ariko Imana ishimwe. Zaburi ijana na mirongo ine na gatatu iyo atabara Uwiteka wabaye mu ruhande rwacu ubwo abanzi bacu baguhakurikira baba baratumize mu nguri isuri barenze ku buzima bwacu tuba tutakiwe. Ariko Imana ishimwe kuko bise bari kuvuga no nawe bari kuvuga no kuko ibyagwize ni byinshi impfu wapfuyemo ni nyinshi ubu warageze hacishijwe kuva kera cyane urabizi impfu wasibye urazizi ibyahise ubugingo bwawe urabizi ibiri mu nda urabizi urazi umusongo ukujombamo urawuzi umara igihe kingana iki? Umwana wa mbere afite imyaka ingahe? Imyaka 3 n'igice wana n'umusongo. Urazi ibere rya ry'iburyo ikiririmo? Hari igisebe kimaze iminsi ariko gisa nk'icyakize. Hariho agaturi ariko karakize gasa nk'akari kujya ariko ntikirakira neza. None se ko bagenda kugeza ndarize ibere rya ndarize kondo igenda n'nyereka ibiri hariho igisebe kimaze igihe kingana iki? Kigiye kumaraho mu kwezi. Ushima Imana ko ikurize kanseri. Ushima Imana ko ikurize kanseri y'ibere. Nabonye mareka zarifataho ukora atangiye kwikora mu operation ukora ariho arabyusa ibyari bibera bisohora. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yicaye Imana yagutabara. Ntabwo ndi kuvuga byinshi. Amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Imana yanditse aracyanditse kandi ikindi cya kabiri Yesu nashimwe. Imivumo yawe abakuvumye bose bakavuga uzapfa ntacyo wimariye bavuga uzapfa ucyo uzapfa usereye uzapfa ibyo bakubwiye byose uyu munsi Imana ibitesha agaciro ahubwo iyo mivumo iyihinduye umugisha n'izina kuko uyu munsi muvuye ku mazina yaba Mukantamba Abanyirantambara ba Nyirasafari bande ahubwo mubaye bamugisha na ba Gikundiro. Haleluya. Kuko Imana yahinduye amateka ntabwo mukiri mu mateka y'abagore abagome abanzi abarozi n'abati
bagiye mu mateka y'Imana ibyo yabavuzeho n'ibyo abagambiriye kuva ikibaya. Imana ibamucisha mu izina ndumva ndangirisha amagambo. Yesu nashimwe. Tugiye gukora ikintu kimwe umwuka w'Imana yambwiye. Hari abantu uyu munsi mugira umwana rwose mwite kuri uwo mwana rwose. Amen. Hari abantu umwuka w'Imana yaba Amen. Imana imumugisha mama wacu nawe ashaka kuba Isiyoni. Haleluya. Ndasenga Claude umunsi nanjye ufite guterana namwe Imana iguhaye umugisha. Ntabwo wifuje guterana natwe ahubwo wifuje kuko uyu munsi ari uguterana twawe umushyitsi, ahubwo none uje kuba urugingo rw'itorero gufatanya natwe. Amen. Ariko nakizirije mu Rwanda hariya Remera kwa Pastor Habyarimana. Nanjye nifuza kuba umwana w'urugo. Amen. Munyebere kwa nakiri. Abana b'umugisha. Amen. Amen. Ongereza umunwa. Umubyeyi Karasi yifuje gufatanya natwe mu itorero Siyoni. Imana imumugisha nawe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amazina nitwa Uwera Elise. Nanjye nifuje gukomeza guterana nawe nshimira n'umushuti wanjye Wandari. Amen. Imana imumugisha nawe. Haleluya. Amen. Nitwa Uwimana Clementina. Nshaka kuba umwana wawe muri Siyoni. Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amazina nitwa Nyirigira Rose, ndi umumama w'abana 4. Nakoreraga umurimo ikavuga muri Humura Miracle Church, nkora umurimo w'ubudiyakoni n'uburirimbyi, ariko ubu ntuyemo hano hepfo. Nshimye Imana ko yanzanye hano, niho ngomba kujya nkorera umurimo w'Imana, ibindi Imana iduhana umugisha. Amen. Haleluya. Nitwa Ndagisubizo Deme, nkaba n'abasengeraga muri Anglikani. Ndi umukristo w'Itorero Siyoni. Amen. Imana imumugisha. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mbabazi Maureen. Nishimiye gufatanya namwe murakoze. Amen. Imana imumugisha nawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Maria Epifania, umubyeyi w'abana 5. Haleluya. Amen. Haleluya. Nari maze igihe nkora umurimo usa nk'umuntu wihishe. Haleluya. N'umwana w'intanga. Haleluya. Ariko uyu munsi nafashe umwanzuro. Haleluya. Niyemeje gukora umurimo muri Siyoni. Imana imumugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amazina ni Urujena Sofia, nagezanya nifatanya nawe Imana y'umugisha. Amen. Imana imumugisha nawe. Yesu nashimwe. Aba bantu muremera ko tubakire. Mwamirisha ibiganza. Bahaguruke tubakire muri rya Yesu. Imana ibahe umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunze. Amen. Muze mubakire abegere mu izina rya Yesu. Amen.
amen. Imana rero ibaha umugisha. Mwebwe tumaze kwakira nituza kurangiza amateraniro muze kuza kubonana tuganiraho gatoya. Ndumva amena arugwa na nyirasenge, ariko tugiye kumushyingira vuba hano kuko imivumo Imana yimbiye umugisha. Bari baramuvumiye ko azabyarira iwabo akazajya avuga urupfu, ariko umuvumo w'abamuvuye Imana yamwongerera umugisha. Agiye gukora ubukwe bareba, babishaka batabishaka. Rero Imana ibamugisha bene data, mureke dusenge Imana kugira ngo bayishishe umugisha w'ijambo, kugira ngo Imana ihindure amateka yanyu mu izina rya Yesu. Iby'Imana yabanditse ntagire ubyivangamo, kandi uruvangavange rw'Abamowabu n'Abamori Imana irwigize kure, ahubwo imivumo babavumira hejuru y'umugisha mu izina rya Yesu. Mana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, turi Imana yumva gusenga, uri data twese uhoraho n'ubwoko bwawe n'intama zo mu cyanya cyawe. Bari baje imbere y'ubwiza bwawe Mana, ni wowe wabaranditse wamara mu nka zitari zimwe, mu misozi itari imwe, mu bintu bitari bimwe, ubazana imbere y'ubwiza bwawe. Ubabwiye rero Mana ibyagenze ku buzima bwabo, ari iby'Abamowabu, iby'Abamowabu, iby'Abarusi, iby'Abagome, iby'Abatindi mu buryo butandukanye, ibibazo n'ibigeragezo n'intambara n'imivumo bitandukanye, ugiye kubahinduramo umugisha, kandi ubabwiye yuko icyo wavuze, icyo wanditse ku buzima bwabo nta n'umwe yokivanaho. Ndakwinginze ngo rero ngwino usoze isezerano wasezeranye kuri bo, abari naguhoza amarira, abari babaye bamara umubabaro, abari barwaye bakize, abari barushye baruhure, abari babuze intege bongeremo imbaraga, abakomeretse bo muri ibyo bikomere, abashinjagira bacumbagize, abafite ubushomeri ubahagaze, abafite amadeni ubishyurire, ababuze ko bageraho n'ujya ubura uko ugenza, uri se w'imfubyi, uri umugabo w'abapfakazi, utabara n'abatagira shinge na rugero. Ndakwinginze ngo tabara uwo ari we wese ufite ikibazo imbere yawe, umubere igisubizo, umugire neza, kugira umugisha. Ndabasengeye nk'umutambyi, reka ubahe umugisha ubwahera hawe, nanjye mbahejeje umugisha, ubahindurira amateka, ukure amateko y'abana b'abantu, aho uze gutegeka ndetse no gusohoza ibyo wagambiriye kuri bo. Urakoze kubikoze, tugombaje tumushima mu izina rya Yesu, amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Bifurije kumwe, kandi umwungeri wacu nawe bakakomeza kuba umwe mu izina rya Yesu Kristo. Twakira umushumba aduhesha umugisha. Yesu nashimwe. Mbere ko twasengera tumugisha, naganiriye abantu bashaka gushyira mu mirimo, ariko reka tuberekane ko batwende kwandi baza, ariko nabo n'abatwari. Hari mama Rosa yazana, yitwa Rosa. Yesu nashimwe. Kandi umuntu washinzwe amasengesho, ariko impamvu afite zitabasha kuboneka, ariko uyu niwe ugiye kumusimbura umwanya w'umunyamasengesho, kuba umukuru w'abanyamasengesho n'umukuru w'abanyamasengesho. Numva uko numva bakusura kwiyicarira. Amen. Imana ibahe umugisha. Barendewe si byose. Yesu nashimwe. Ndagushimye kuko Imana igira neza, ndagushimye ku bwabo bose watumye ukazana mu nzu yawe. Ijambo ryawe ryanditse kutarugoje no gutumira abantu gusa, kandi nta n'uwacemererwa atawe uko yaje. Tugushimira bose ko wabohoye abarwayi akaba bakize, kandi tugushimira Mana n'urukundo kuko mu maboko y'Abamori n'Abamowabu, ibyo batugambiriyeho n'ibyo badutekerejeho n'imivumo batuvumika mu tuvumo duhaye umugisha. Tugushimiye ko icyo wanditse ku buzima bwacu cyo kugisohoza. Tugushimiye Mana imimuri iri mu ijuru ryawe ryera. Dore rero bagiye kugenda bose bagiye baturuka mu mpande zimwe, mu birorero cyangwa se mu makanisa cyangwa mu miryango itari imwe. Ndakwinginze ngo mbere uko washyingura ibirenge byabo hano,
hingura ijuru baha umugisha, nanjye nk'umutambyi mbahejeje umugisha. Amahoro yagaze imitima yabo uhererutse n'iteka ryose. Bagiye kugenera nabo ubarinde mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bwo mu mubiri, bazagaruka gushaka imirimo n'ibitangaza bakoreye. Urakoze, tukubashye tugushima icyo cyiza cy'Imana yacu. Amen. Mwakire umugisha w'Imana mu izina, mwakire amahoro y'Imana mu izina, uhuru n'amahoro gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese hamwe n'abandi bose abo muri Torosiyoni. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Muramuka nta cyatsi muranteka.